Tukiri ku myiteguro ya match ya Amerika, Rayon Sport ishobora gukora impinduka ziri significant ku bakinyi bakoreshwa. Icyambere nababwira nuko Bigirimana Abed ndetse na Olivier Kwizera bari bamaze icyumweru badakora imyitozo, baragarutse bari mu kibuga, bari selectionnable. Ariko n'umutoza ngo ntago ari bugumane ya power na freedom of choosing and picking and selecting whoever he wants. Arafata araza kuganira, biraza kuganirwaho cyane n'ubuyobozi. Ko byagaragaye ko imyanzuro ye ikunda guhindukira ubuyobozi bwabyinjiyemo, ngo nyuma yaho abantu batangiye kuvuga atari ku buyobozi banze bumushyigikiye. Uburyo arimo atoranya ibintu, ikipe igakubitwa ibitego 8 muri match ebyiri, aho ubuyobozi ntibumushyigikiye. Ibyo nibyo byatumye abayobozi bavuga ati ariko aho kugira ngo twambarire rimwe icyo cyasha, reka tumufashe. Ku cyumweru nababwiye ko habaye inama ya Gloire na Asman n'ubuyobozi n'umutoza. Icyo cyo sinyemera. Iki cyo kumufasha gupanga. Icyo cyo kuvango niwe wabikoraga. Twarabihakanye. Nubwo atabivuze muri press conference. Yavuze ngo ikize. Ariko hanze yavuze ati hari ibintu ndimo numva nge singura. Ikindi hoya ibyo kutagura yabivuze muri press conference. Byo gupanga muri kunshinja mu byitondere. Yabivuze mu buryo buri professionnel hanze asohotse mu kiganiro n'itangazamakuru. Ariko yumvikanishaga ko apangirwa liste. Yumvikanishaga ko atari we waguze, yaguriwe, hanyuma nabo bakinnyi baguzwe bari kumutegeka kubakinisha. Ariko aho mbikeka ni kuri Likau na Olivier, nibo nzi ko ashobora kuba yarategetswe gukinisha atabishaka. Ariko abandi nabe pe, we na agency ye n'ababazanye, kuko nabo barahari, bari muri Reyo, bari indani. Turimo turajyana. Yego. Baganijuru ntago barakira. Ganijuru nawe yaratangiye. Ariko ntabwo ari mu biteze gukoreshwa. Buriya ngo hari ukuntu ngo Dao ngo abantu bamubonye mu gashusho kabyara umusaruro mu minsi iri. Cyenda mubonye ku mahoro giye nabonye yarakenye neza. Maregere kuba ikipe yaratsinzwe. Gusa nimutungurwe no kubona umukinnyi witwa Chris Rushema banje mu kibuga ku munsi w'ejo, akavaho umunyamahanga umwe. Ahubwo dutungurwa no kubona atarimo. Kuvuga ngo ukuntu ikipe ishobora kubipanze, reka mbibabwire noneho mwebwe mu bisesengure. Ikipe ishobora kuba ifite Yves, umutoza aracyamufitiye icyizere, Olivier ntamwemera neza. Kabiri ifite Kabange, gatatu ifite Dao, Ben Aziz Dao. Axe centrale hakina Chimanga akinana na Rushema Chris. Sajya mungarukira. Hanyuma ariko mu buryo butunguranye umukinnyi witwa Yannick Bangala Litombo nawe ntavamo. Yannick Bangala Litombo nawe ari kuri gatandatu. Yannick Bangala ari kuri gatandatu. Kunywera amazi kure. Hanyuma ku munani hashobora gukina uwitwa Faustin Likau Kitoko Pizarro. Niwo mwanya we. Ku 10 agakina Gloire Bitambwe. Uruhande rumwe hagakina Vinyinu, urundi ruhande agakina Jesus, bakatakisha Asman. Asman bagiye kumushyira ku 9. Ubwo avuyemo iyo bench igomba kubiriho Faringani. Nzi ko numva nuzavuyemo. Inde? Uno mwana ufashe Kitoga nta urimo. Kitoga nta urimo rwose. Ariko ararenganye ibyo bintu byo kuza gushakira abantu imyanya. Uyu mupeti ari muri forum ararenganye, akina nabise. Nuko abakinnyi babica. Ku buryo kuri wowe wavuga ushyigikiye abavuga bati uyu Vinyinu bamukure kuri Fede match, Gloire akine ku ruhande, Kitoga banze ku 10. None suretse Vinyinu kumuharara ko ari mushya.
imikino akinnye akoze iki uretse ishoti rimwe ry'umutwe ateye mu izamu? oya nta shoti ry'umutwe ribaho. Oya ni sonu target se. niyo nyine wabo ishoti mba numva ari akaguru. Ariko tuvugishije ukuri umukinnyi witwa Kitoga ntitwamubonye kuri APR yanyagiyeyo, ariko uyu mwana ball control kuganisha imbere ari no muntu bate n'amashoti nk'atatu yose barateye mu izamu. buriya ngo Nasimana aramukunda cyane. Uyu mwana ari muri forume none agiye kuba igitambo kubera iki? Ahubwo se wabwirwa n'iki ko Tambwe iryo 10 yarikina neza kurusha Kitoga, cyane ko muri Rayon Sport Tambwe atigeze arikina. ahubwo Tambwe nawe mbona bagiye kumwica. Tambwe baramukinisha 9 karindwi 11 9 abantu bashobora kuzagira abantu bacokoze uyu mwana witwa Kitoga ntibamubonerane ko ari umwana arabarusha. twe twaravugaga tuti ubwo na Bedi araza aritonde kuko ntabwo ari buze gupfa guhita yicaza uyu mwana yatangiye atabona umwanya, ariko ha Bedi avunikiye bakamuha amahirwe ntabwo yatinze kwigaragaza, ntiyatinze kubereka ko ari umwana ukeneye umwanya. Ephraim Richard ntawe uhari, ni byiza ko Richard kuba adahari byo agomba guhita ajya ku munani Rikawo kuko byagaragaye ko ari wo mwanya ashaka gukina. Bigera naho Richard yibwiriza akazi inyuma. None se ngabo kuri 6 jewe ikintu ntakunda Yannick Bangala Litombo umutoza yamuguze aje gukina kangahe? Yamuguze ntiyamuguze nk'umu center back, natangiye kumuhengeka. None urajya kumushakira umwanya kuri 6 kubera iki? Wafashe Rikawo agakina sisi byamunanira ukamukuramo ugashyiramo Aimable, hanyuma wenda Tambwe ukamushyira umunani Kitoga agakina cyangwa Emery. Nabyo simbyemera. Rikawo byamunanira, Rikawo bamuguza aje gukina 6 utamwemera ugashyiramo Emery kuri 6. Rikawo bamuguza aje gukina 6. None utangiye kuvuga ngo urahazana ngo Litombo Bangala ngo Rikawo ngo mwigize imbere. Bangala uzanye muri axe ngo ukeneye ngo iyi axe nabonye ngo ukeneye Yannick Bangala kubera ikeneye Yannick Bangala, hanyuma bigenze bite? Mediane uri kubaganye uzane Kitoga, si ubwo Reyo irashaka iki? Reyo iziki ishaka waretse kubareka kuvuga ngo uyu mutoza arashaka iki, kandi wumva n'abayobozi bamwempoza bagomba gukinisha. oya babiganiriyeho, ntabwo ari ukumwempoza no kumuganiriza. Kitoga ntimubyemera ariko ubundi mu bakinnyi bahari ugiye kuyipanga wayipanga ute? Ko Fan Nganya agomba kuba ari kuri bench. Ubwo abanyamahanga Fabrice yarakize. Oya Fabrice ntabwo aratangira, watangiye niganijoro. Panga abanyamahanga 7 mu kibuga. yaba reka mvuga abanyamahanga gusa. Oya panga n'abakinnyi mpanga uko numva byakagenze cyane. Nkambwiye ko Kwizera Olivier atamwemera yemera Mugisha, ariko jewe Olivier hari niwe na prefera ko ajya mu izamu byo kuvuga ngo kuri APR baramutsinze ninde se utatsindwa. Olivier Kwizera kuko nuriya mwana twaramubonye. Kabange 2, Chimanga Chilembi Ramazani akinana na Chris. Iyo partnership wenda shaka ahubwo ko niyo bakora amakosa bajye bongera bareke bakinane. Ako turatekereza kubakira ku ikipe y'abantu wazanye bashya banasigaje amezi 6 waraguze umuntu nka Rushema aho kugira ngo bari we wubakiraho. Rushema ni ukwiye kubakirwaho defense yariyo, ntabwo defense yari ikwiye kubakirwa kuri Emery, ntabwo defense yari ikwiye kubakirwa kuri Bangala, simply ntabwo ikwiye kubakirwa ku bagenzi. Bameze nk'abari muri transit bari kugenda harimo baragenda ngo Chris yakaba yafatwa nk'uko bafashe bamanzitsire na bamutsinze bakabakinira imyaka 4-5 direct ubona kwigenda. Imari Rayon Sport ifite muri axe ni Chris. Wirebera Chris ku ikosa yakoze kuri Yanga, wirebera Chris ku mupira afunze nabi kuri APR. Ntabwo Chris ava muri Mukura. Chris ntiyari mu defenseur mwiza mu gihugu, Tatari akina neza. Rero ayo makosa birengero bibona ko azi gukina umupira w'amaguru. Ni muto afite cyane akeneye kize. Ese n'umukinisha uyu munsi akeneye na Chimanga w'intege uri bugonga abantu upitwa. Ese ubu Rushema we n'umukinisha uyu munsi agakora ikosa, ejo ugahita ushyiramo abanyamahanga babiruka mwicaza. Ejo bundi abanyamahanga bararikora bakiyongeza ukabagumishamo, ayo makosa barayakora.
buriya ikintu rero kereka umukinnyi ko ikipe imufitiye icyizere imufiteho na proje ye igomba kumwubakiraho nuko akora amakosa nyine y'umwuga ukongera ukamugirira icyizere akagarukamo nejo ukongera ukamushyiramo. Rushema akwiye kuba ari titireri wa Rayon Sport kuzageza igihe avunika akajya hashaka undi ugomba kumusimbura. Ngire navuze ko we na Chimanga wagaragaje ubushobozi babashyira muri axe. Hanyuma gatatu Ganijoro ntaraza na Fabrice ntarakira na Fabrice Aziz Ben kuko ngena nabonye yarakinnye neza ngewe ejo bundi bya danje. Hanyuma kuri gatandatu shyiraho Kitoko wamuguze kiretse niba waramuguze nta information ufite ibyo kuba ngo Kitoko ngo burya ngo akunda gushaka igitego kandi reyo waragiye ku isoko uvuga ngo tugiye kuzana nimero 6 kuko nta nimero 6 niba atahashoboye shaka nimero 6 cyangwa ukinisha Aimable kuko Kitoko uri gushyira ku 8 ntabwo harusha tambwe nta harusha niba atahashoboye nave kuri fede match hajye habe none se Kitoko ku 8 arusha Bede ku 8 harusha Bede arusha tambwe se kutambwe yakiniye 6 yakiniye 8 iyo myanya yose nge nayimubonye wavuze ko nani cyarusha Aimable gawe cyondo turagendana Kitoko agakinana Abedi ntabwo arakira neza. Abedi yakize. Abedi se yigeze arwara. Abedi yararakaraga. Abedi ntigeze arwara. Abedi nawe bamutrusting aze. Nafata Kitoko na Abedi na Kitoga. Abo si batatu. Tambwe uruhande rumwe. Urundi Sindi. Nkahita natakisha Asman. Abo ni bangahe? Tambwe Asmani batatu hagati ubwo ni 5 kongeraho Ben Aziz Dao 6 nuwo muri axe 7 fare nganya akajya kuko n'ubundi uyu mwana witwa Vinyino bamukinisha ku 9 ariko ntago yahashose ariko 9 ntago yarishobora ntago byashoboka ashoboye hese ahubwo uyu mwana ndahanganira umwanya na Tambwe bibutsa akantu nababwiye ariko bareyo umukinnyi witwa Bedi ntabashuke ntabarakaze ntabwo yabikora wenyine ngo abashuke ngo abacokoze ngo murakare ngo uyu mukinnyi ngo aradusuzugura ngo ntabwo bishoboka ngo twe ngo waduha ngo tukamuhaririza leta ni potential deal kabisa uyu nguyu ntabwo yabikora wenyine ukuntu Bedi nta kintu nyine gikomeye yafashije Rayon Sport mu gihe nibyo bari bamwitezeho aramutse agendeye n'ubuntu Rayon Sport yabihombye kabiri rwose aze abangaba bazari kuri abo bazabari kuri gihe Nabahe yewe ikintu ndwanya ni ugufata uyu mwana kubera ko ari muto atavuga ariko nabonye gashobora ko kagira amahane narebeye match ara hasi mbona basera umugo karabatwama kano gapete kagakongomani ka Kitoga karabati we ni gutufata baruka yibandura kandi nge naje kuyigusaba ndi playmaker nkubwire Asman uramubona ahantu numvise ko mwahuriye Asubira turaganiramo gake ukuntu ateye niko na Kitoga ameze abayumva ari umukinnyi ugomba kuba arimo kandi ugomba gutanga umusaruro rwose afata na responsibility iyo batsinzwe arariraga harakara akavuga ntago bishoboka ntago twakira ikipe dutsindwa gutya aba baturage rero ukuntu tuba tubateye nagapeta ariko urumva ko ari kari macuwa ntago ari umukinnyi wigira ntibindeba ibyo rero bigira defo bikagira na quality ushatse kubireba mu isura mbi wavuga ngo uyu mukinnyi ariyemera ngayemera ariko nanone buriya muri football ntikinwa n'abakinnyi bari shy football ntikirwa n'abakinnyi bari shy nta nubwo n'abakinnyi batiyizera batagira confidence ariko ngabo Martin Odegaard ni kapiteni wa Arsenal abantu bahora bashinja ko ari umuntu ari umukapiteni uri shy utavuga utari umurider utari aggressive uri hari igihe ukantu ko kuba aggressive kagakora ngiye ku giti cyanjye niba Faranganye yagarutse Faranganye ngo we arashaka no kubanzamo ariko bitewe n'inama aba staff medical bagira bagati nta mpamvu mu kinyamaza umwaka adakina araza mu bitemo mushyira mu minota 90 si ngombwa umutwaze gake uyu mwana witwa Vinyino ikindi no kuba ari kuri Kigali Pere tapi yaro ku muntu wagize yisi ariko ngabo